Nshuti ukurikiye ikiganiro Yesu inshuti ya bose, ndagusuje kandi nkwifurije amahoro ava ku Mana Data wa twese. Mu bihe byashize twabonye uko Yesu ari inshuti y'abana, inshuti y'abantu bakuru, umufatanyabikorwa wacu mu bihe byinshi tuba dufite ibyo tumukeneyeho. Yesu ni inshuti yebuje. Yesu inshuti yebuje rero ari wowe wumva uyu munsi, ndashaka ko tumutekerezaho. Abantu bamugizeho gushidikanya, bibaza aho akura ubutware. Yesu akura ubutware hehe bubwira abantu ngo azabaha amazi y'ubugingo? Yesu akura ubutware hehe bubwira Nikodemu ngo akwiriye kubyarwa ubwa kabiri? Yesu akura ubutware hehe bubwira umuntu urwaye ati arakize? Nyamara Yesu aratangaje kandi ubutware bwe burakomeye. N'abamaze imyaka myinshi arabakiza kuko twabisomye. Ibyo rero nyamara ntibyabuje abantu kumwibazaho. Bakimwibazaho rero, arebye mu mitima yabo yarabasubije. Yabahaye igisubizo batamugaragarije ko bagifite, nyamara bari bagifite. Yesu barabajije bati, baraganiriye bati, ni kuki yiyita umwana w'Imana? Igisubizo cya Yesu cyiza cyane, reka tugisome muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 19 turi buze kugeza kwa 29. Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyose akora byose n'umwana ari byo akora, kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyi, kugira ngo mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abashaka, kuko ari nta n'umwe Data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Yesu noneho ababwiye inkomoko ye, ya yindi Yohana yanditse mu gice cya mbere ati, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Aha Yesu ahamije ko atazanwe mu isi no kuba mwene muntu gusa, ahubwo yaje kwerekana ubushobozi bwe nka mwene muntu ariko uvuye kuri Data wa twese. Ati, ntacyo mbasha gukora, njye nta bushobozi mfite keretse Data. Ubushobozi mfite bwose n'ibyo nkora byose mbikura kuri Data. Muvandimwe, Yesu
ubutware bwose bwa data wa twese yarabumweguriye kugira ngo isi yose ibe munsi y'ubutegetsi bwe. aha yihise umwana w'umuntu ntabwo ari umwana w'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ni mwene Adamu. mwene Adamu wa wundi wagabiwe isi ngo ayitegeke, ategeke n'ibirimo byose, atware inyamaswa, atware inyoni, atware byose, atware isi, nyamara bikamunanira. Yesu rero aha ngaha yerekanye ko yaje gusimbura Adamu mu murimo we yari yahawe igihe yari akiremwa. ariko ntibigarukira aho gusa, ahubwo ahindutse n'umucamanza w'isi n'ab'isi. abari mu isi azabacira urubanza, abacira amateka, ariko afite n'ububasha bwo kubazura. muvandimwe, Yesu inshuti ihebuje yacu, Yesu inshuti itangaje, ni ukuri abafite amahirwe yo kumumenya bakamwemera bafite ubwishingizi kuri data wa twese, kuko hano bavuga ngo ubaha umwana aba afite ubugingo, bamwubahe nk'uko bubaha se. utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. se ntabwo wumva ko binejeje dufite isoko y'ubugingo buhoraho? Yesu akatubera isoko y'ubugingo. hari umuririmbyi nakunze waririmbye ati, nasingizwe soko y'ubugingo wacunguye isi, umwana w'intama wadukirishije amaraso ye. Yesu rero atanga ubugingo buhoraho, kandi ntazaciraho iteka abantu keretse abanze kumwemera nk'umukiza n'umucunguzi wabo. nanone abo yabwiraga muri uyu mwanya bari bakibaza batari ku bundi kuko yiyita umwana w'Imana. arabasubiza ati, nimwemere ko ndi umwana w'Imana, nimutabyemera murabura ubugingo buhoraho. ntabwo abayahudi babyumvaga ngo bamenye icyazanye Yesu. Yesu yazanwe no kugira ngo twebwe tuzabone ubugingo buhoraho, kandi bo bibwiraga ko Mesiya bari bategereje yari ugomba kubakiza ingoma y'Abaroma. ingoma y'Abaroma ntacyo yari itwaye rero bavandimwe. ingoma y'Abaroma ni umugabane muto cyane w'ubutegetsi bw'isi, aho Satani ahanganira n'ubutegetsi bw'Imana. ubutegetsi bw'isi ntabwo ari ubwa Satani, ariko kuko ayiriho ahangana n'ubutegetsi bw'Imana. kuva mu mateka ya kera, mu ngoma ya Misiri ukaza ukageza uyu munsi, Satani ahora ahanganye n'ubuyobozi bw'Imana. rero Yesu we icyamuzanye ni ugutsinda Satani, kugira ngo ingaruka z'icyaha zose zashyizweho nawe ari rwo rupfu zikurweho. ati, uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye, ubwo abapfa bumva bazumva ijwi ry'umwana w'intama w'Imana, n'abaryumvise bazaba bazima. igihe kiraje
hano ku isi, dushyingura buri munsi, dushyingura abashaje. Hari n'abo dusanga baragize amahirwe yo kugera ku myaka 100. Mu gihe cyacu ibyo ni ibitangaje. Dushyingura amajigija, dushyingura abasore, dushyingura abana bakiri batoya. Nyamara Yesu ati abumva bazumva n'ijwi ryanjye, n'abazaba bari mu bituro bazabivamo bakanguke. Aravuga ati bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvise bazaba bazima, kuko nk'uko Data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana we ngo abugire nawe. Yesu inshuti yawe, Yesu inshuti yanjye, Yesu umukunzi w'abari mu isi bose hatavuyemo n'umwe. Muri we afite ubugingo. Ariko hari icyo adusaba, ni ukumva amagambo ye, tukayatega amatwi, tukayizera, tukamwegurira ubuzima bwacu bwose, akatubera byose. Utekereza iki nshuti muvandimwe, wowe ukurikiye iki kiganiro kivuga ngo Yesu inshuti ya bose? Yesu yahawe ubutware bwo guca amateka kuko ari umwana w'umuntu, kuko umuntu niwe wacumuye, kandi umuntu niwe wacunguye umuntu amucunguje amaraso ye. Umwana w'umuntu ari we Yesu. Niko dusoma izina rye muri Daniyeli, niko dusoma izina rye aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani. Umwana w'umuntu yaraje, yatanze ubugingo bwe, yasize icyubahiro cye kugira ngo abanyabyaha nkawe nanjye tuzabone ubugingo buhoraho. Ati rero ntimutangazwe n'uko igihe kizaza ubwo n'abari mu bituro bose bazamwumva, bazumva ijwi rye bakavamo. Ntimutangazwe n'uko abariho bose bazumva ijwi rya Yesu. Ntimutangazwe n'uko abapfuye bari mu bituro bazumva ijwi rye bakabivamo. Ariko imisaruro ni ibiri: hari uguhabwa ubugingo buhoraho, ngo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo buhoraho, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ntabwo misiyo ya Yesu ari ugucira abantu iteka, iteka ryaciwe kera, ahubwo ni ugukura abantu mu gucirwaho iteka. Ariko abemeye kuva muri uko gucirwaho iteka bakemera Yesu, nta bindi byiza Yesu avuga birenze kumwemera nk'umukiza n'umucunguzi wacu. Yesu kumwemera nk'umukiza n'umucunguzi wacu bidutera guhindura imibereho yacu, bidutera kumenya kuvuga ibikwiriye, bidutera kumenya gukora ibyiza, bidutera gukomeza kuba mu murongo Imana yari yahaye ababyeyi bacu muri Edeni, maze tukaba dukwiriye ubugingo buhoraho. Nyamara kwanga amagambo ya Yesu, nakunze indirimbo ya korali imwe hano mu Rwanda bavuga ati amagambo ya Yesu aruhura urushye, ajya mbera nk'isoko nziza y'amahoro. Amagambo ya Yesu atanga amahoro. Icyampa rero wowe nanjye muri uyu mwanya ngo tuzirikane, twumve, duha agaciro amagambo ya Yesu, tuyakunde, tuyakundishe n'abandi, tuyanezererwe, atubere ifunguro ryacu rya buri munsi. Amagambo ya Yesu tuyakunde muvandimwe, amagambo ya Yesu tuyakunde inshuti,
amagambo ya Yesu ni amagambo atanga amahoro. Inshuti muvandimwe, Yesu dukwiriye kumwemera. Dukwiriye kumwemera kubera ko ataje kubwe, yaje ku bwacu. Ntacyo yari abuze mu ijuru, icyubahiro yari agifite. Yaririmbirwaga n'abamarayika, ariko umwana w'umuntu acumuye, Yesu asiga icyubahiro cye. Ubwo adukunda rero, reka natwe twemere kugira ngo tubashe kuba abahamya b'urukundo rwe. Yesu akora byose ashaka. Reka tumubone nk'ipica y'Imana yihinduye umuntu ikaza muri twe. Yesu yemera kuyoborwa n'ijambo rya Se. Nuko rero Yesu azazura abapfuye n'amasezerano ye, kuko umwana w'Imana azaha ubugingo abashaka. Ntawe data azaciraho iteka, kuko abemeye Yesu bose bazaba batagiciriweho iteka. Iteka ryaciwe kera kubwo tutumvira Imana no gupfa tuzapfa. Ariko abemeye Yesu bose bahawe amahirwe yo kuzabona ubugingo buhoraho. Biradusaba rero kumva, tukizera ko Yesu muri we afite ubugingo. Muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwemerewe bose, keretse utamwemeye ko ari we soko y'ubugingo. None se ko igihe kigiye kugera, nshuti yanjye uriteguye? Igihe kiri bugufi, igihe ntabwo kizatinda. Yesu agiye kugaruka, afite ububasha bwo kuduha ubugingo buhoraho. Wowe nanjye tumwizeye, tuba duhawe signature, tuba duhawe ubwishingizi yuko dufite ubugingo buhoraho. Igihe kirasohoye rero, abapfa bazumva ijwi rye kandi bazava mu bituro. Aya magambo tuyasoma henshi muri Bibiliya. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4, Pawulo yaranditse ati, kuko umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru, afite ubushobozi, aranguruye ijwi rirenga n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, maze abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka. Nicyo Pawulo yanditse. Nuko rero, niba ufite umwana ufite ubugingo. Niba wari utaragira umwana muri wowe, niba wari utaremera Yesu muri wowe, hindukira, mwemere, aguhe ubugingo buhoraho. Yesu yahawe ubutware bwo guca amateka, kuko Imana Data ari we yabyeguriye. Nyamara iryo teka ryo gupfa rizacirwa gusa umuntu umwe. Ni umwe gusa, ni uwanze kwemera Yesu nk'umucunguzi we. Hindukira, wemere Yesu, kuko kwemera Yesu ntacyo bigusaba, keretse kwemera k'umutima wawe uwugize urusengero rwe. Kandi ibituro byabo twabitsemo abacu byose, aho turyamishije abavandimwe bacu, aho turyamisha ababyeyi bacu, aho turyamisha inshuti zacu, bizakinguka, maze abantu benshi bavemo. Noneho kuzavamo rero, hari uburyo bubiri bazavamo. Uburyo bumwe ni ukuzavamo bahabwa ubugingo buhoraho. Ndagusabira kuba muri abo bazahabwa ubugingo buhoraho, ngo abazacirwaho iteka we kuba umwe muri bo, kuko Yesu yaje kugira ngo twe kuzacirwaho iteka, ahubwo tuzabona ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha. Ndakurarika muze dukomeze dukurikire amagambo ya Yesu, inshuti yacu ihebuje. Reka dusenge. Imana Data uri mu ijuru,
wemeye ko Yesu aza hano mu isi ngo abanyabyaha nkatwe tubone garanti yo kuzabona ubugingo buhoraho. Ubwo bwishingizi tutari duhoranye wabuduhereye muri Yesu. Komeza ubane n'abana bawe, komeza udushoboze kumva amagambo ye, kuyemera no kuyakurikiza, bityo natwe tuba abaragwa b'ubwami bwawe. Aho tubwirwa ngo abanesha bazicarana nawe kuko nawe yanesheje akicarana na Data ku ntebe y'ubwami. Yesu mwiza ategeka imitima yacu. Yesu mwiza abe intandaro y'umunezero wacu muri ubu bugingo dutegereje ubugingo buhoraho. Mu izina rye ryera niho tubisabye, amen.